mwirukane nimba ari ibishoboka mwirukane. Nundi musi ntuzongere gusifura ubonye wese. Sifura imbwa n'indaya. Urumva? Meyo utame akazi ngo. Kora se nibiki? Nunkoreho. Bebe ngewe ubundi nunkoreho. Nani cyo cyakuvugana nawe. Ngo tuvugane gato. Amakuru yawe witwa ndiki? Nazina ngira. Ngende umukiri nane. Ngende umukire nuko utanzi. Ndumwenjeriye. Suko se. Ubwo twamenya. Yego amukireho. Witwa ndiki? Saka kabagira ngo izina ryawe kuri download. Mwana, jena n'ikintu kijya kinkumbuza ubwana. Mwana biriya bintu binkumbuza ubwana, biriya bintu twajyaga dukora kera ugasanga noneho twagiye kuvoma tukirirwa twateretse amazi ku gasozi ngo turimo turakira iby'abana. Wanayi noneho dore ikintu cyanyicaga mu mutwe. Ugasanga mwana ibijama bikuru byatubeshye n'ibisista bikuru mwana. Byatubeshye ngo mwebwe ngo mujye kuvoma, ngo mujye gusenya, ngo noneho ngo muze ngo twebwe ngo turi ba papa banyu turi na mama wanyu. Ewana hazo ugasanga rwanye ngoyo. Nireze birajya twari tubizi se. Njundo na isibo yose naheraga ku rugo rwa mbere nkarya nkagera ku rwa kabiri nkarya urwa gatatu nkarya ukajya kwira amapata y'igifu yakutse maze so kugera mu buriri ngo mbirukambwe we sinzi igihe yegeze kunzanira imbada ndabyibuka n'imikati yari yadutse bita imitsima sinzi ukuntu bayita ko bebe njye ubundi tutagiye mu bintu by'ibigambo byica nenda shaka ubuterete bakwigirira umuguru noneho ndi ihene bajyana kwabo bebe naguri ihene ako nagukunze wa muhungu we uri umunyagasuzuguro tugihura nakubonye nta nicyo cyakuvugana nawe ubwo se ugiye yuryo ariko mana ase ubundi nk'ibi bimari iki bitari kundisha n'ibyana base ko nanjye ndakabije naringize amahirwe niboneye umukobwa mwiza none iki ngiki ndi kwiyemera ngo ndi umwenjeniyeri singitoraguye araho umukobwa aciye amazi shaka ukuntu yari mwiza se nono arakampa nkimara kukarya kwera utuntu niriwe ntutira kuva mu gitondo kugeza ku mugura mu mago y'abaturanyi karamye mu ndase narabirutse naraguze ikintu njya nibuka nkaseka ari urutipe twari duturanye urumva rwajyaga ruzi iwacu tukaruha noneho najye iwabo bakumva nshuhuje bagiye kurya nyine rwo rugahita rukingaho urumva noneho hari akantu kabaga munsi y'urugi nagendaga nkahengeza urumva namara guhengeza nkabona rwateretse agasahani imbere yarwo rurimo rurarya noneho nanjye nageze nkarubwira nishani nanjye ejo nzakwima ntuzibeshye ugere iwacu harabura ingahe harabura ibiri bwira nyishyireho nta kibazo 8 kane umunani kane sevinga sevinga ukira andikaho riyora oya ni riyora sheri no ngisagire ko ni riyora sheri ako shauri mwiza umva uri mwiza buriya mu bantu nawe kunze kuva kera nge nakose no mu nzozi nyine mbwira icyo ushaka kumbwira ngende ndimo ndiho nyine ushaka ndibivugamo kangaya uri mwiza nakurose kuva na kera uvuka ubu narinze ko uyu munsi ndamutse ntahuye nawe menya no gupfumira nakora nturubizi ntabwo narimbiye so nakora sidatinze katubi isubikira hanga turavuga sawa ariko dore umukobwa ariko sha nanjye ngiye buri kintu cyose shaka nzakimuha ariko ubwo mutimbire sha arya nge ese kutangara bigenda bizinze bite dore ibiremwa nta kintu ubonye we mwana hasi aciye yicana dore ngikiraho kigeze cyane rero kamwereka ukuntu tubigenza zigishywa tuzamuke tuce handi tureta dutambikira muri kagahanda duhurire mu kagahanda gatambika ndabizinika agomba gucamo yuko nta wundi muhanda yacamo hano hafa hasara kutaze gutereta wa muhungu we wantumye nkamukubwirira wantumye narakuze ntago bikimeze kwa kundi nta kibazo reka mugutumye
cyane we ndebera ibitese ubuzi ibitese gifite Cyazo, ye baba da cyagenda kigira gitete amagambo ugira ntabwo byakunda pe gutese kanze turaje tuzamuka ubwo atararenga amanga ndahita ngigushiturira gute kanya none soze sase gishyushye ndagenda mbiryoshye mbishyushye tugende nyine ndahita mugutuma ugende umunzanye upfa gutumika byiza bya kinyarwanda bitari bya bindi by'iki gihe kiriya cyana nanjye nagitereta wiki nakoko wagitereta cyane kwemera we mwana reka ndanakuze mwana sawa sa ndanakuze we mwana wagitereta zamuke guca turabura ruguru Mbose mwana basa mbose cyaki bebe mani kikunaniye kugihagarika kandi mwana dore kiragiye mwana nje nagize isoni mwana wagize ngoreka nje gushiturira ariko uranyishyura mwana n'ibitanu byanjye twavanye mu ntara n'ibitanu byanjye mwishyuriye n'ibitanu byanjye ndamugushiturira ariko n'ibitanu byanjye ngo shikayo nta kibazo umva be umva mwana hagana nkubwire umva sisi umva nyine urumva nyine bare nta mutupe nyine uri yarambwiye ngo nyine ngo nguteye nabi nyine ngo ntago ari neza cyane ngo ariko yagoye gushyira amagoto ko nyine nanjye ndabona nyine nako niyo ko yarantumye ariko cya gitipe mwana ni n'ikibwa nyine kiri aho ngaho ariko nyine nta birenze byacyo nyine ariko nuko nyine yarambwiye ngo arama 5 warama 5 ngo nyine ntabwo umubeshyeye ahubwo se nyine banza wumve nyine umuhungu mwiza kuri atinyuka kuvuga ibyo bintu nyine ikindi cya kare mwana ni n'ikibwa ntabwo kizi gutereta nyine n'abakobwa bose cyagiye kibye nijye wagishituriye nyine kugira ngo nyine byare nyine kugira ngo nyine agire nyine arantumye ngo gushaka intego nyine arambwiye ngo nyine tanyanga mwana nyine babanze bampe 5 byanjye ibindi nyine ni ibyanyu ngiye ntago bindeba mwebwe mwikomereze nyine mwebwe mwumvikana ukwanyu ariko giye nyine yarambwiye ngo amereza 5 kuko nubundi nkagaje gutereta gusa nyine ni ikibwa kiri aho ngaho nyine mani ni ikibwa cya nuko ukibona cyambaye neza ako giye wariya nyine ku cyangwa cyanjye nyine mba nabashije kwambara nyine aba batwitse ngiye nyine ku cyangwa cyanjye nese ubundi ugira ngo twebwe nyine ni uko nguko nyine dusigaye twambara ariko nyine ntabwo ndi kwiteretera ndimo ndateretera uriya nyine uriya kiriya kimwe ni cyagara frere mwana ni cyagara frere nicyo mba nteretere nubwo kireba kuri nyine n'ubwonko bwe ngo ni gikure nyine ariko ntago ari gikuru cyane nyine no mu mutwe ntago kizi gutereta nakumvise rekeraho gusha kunyakumbira nyine yarambwiye ngo nyine ngo arakubonye ngo yumva ngo aragukunze nyine ngo najya ngo nyine ngo nawe ngo nyine ngo umukunde ngo sawa nagira koze nyine genda umurebe nyine ngiye kumureba ikomereza ariko mwana utamubwira ko nakubwiye ngo arama 5 nabyo sawa nyine reka ni ngaho genda nyine ni ibyanyu mwana ni ibyanyu nyine mwebwe ni ibyanyu sekadogo wanjye katinze hayi bebe bimeze biteze nizere ko yamujeni mwari kumwakubwiye byose nyine mbwira icyo ushaka kumbwira amazina yanjye banyitasa namashyitse vuba ku mpamvu z'akazi ariko nyine pe ntakuba nyigiye batunyuzeho twicaye hepfo ahantu hari amabuye numva ndagukunze pe ngira ngo ntabitinzemo ntagiye no kwivugura mujeni yakubwiye byose akazi nkora iyo ukagira amagambo menshi ntabwo yabura kuba yabikubwiye yambwiye ibigwi byawe okay uko yakubwiye ni kondi ndetse hari amagambo nibagirwa no kukubaza ukuntu witwa bwira ukuntu witwa nambwira ukuntu wa mujeni yakubwiye njyewe nitwa Riyora witwa neza magari cyane nkawe ngo mbwira ibintu wa mujeni yakubwiye ngenzi ko namutumye kandi yatumitse neza yakubwiye ibikorwa byanjye yambwiye ibigwi byawe byose nyine tu kwa bikubwiye nuko nguko kabisa ngiyewe ega ndarenze ntabwo buriya hari n'utuntu yavuze nyine nari namuhishe nkora ubwo wasanga natwe yatukubwiye ntabwo nabyumva umujeni mwiza nkawe nawe yambwiye utazi gutereta w'ikibwa bamuginga akatuzura mu mutwe nese basi ni kuri kumva no kumva nganije neza
njye buriya nanagukunze Je nanjye nakibonaga nkabona ni ikintu kizima naho ni social tonovide cyifabo ku mu mutwe mane. shamana yambwiye ngo uri ikibwana guzi Rura rwanage narukuye mu cyaro mbizi ko rutuzuye. Naruzanye ariko rumeze. Seko numva mwese muri kuvuga ntibigwi Oya ura ntago yuzuye. Nje nari namutumye nzi ko wenda yahindutse wenda inaha ha musirimuye. No ndumva uko kadogo namukuye mu cyaro nikakimeze. Ati twikomereza imishinga yacu. Ese bebe wanyu ni hehe ko ndikubona numva nagize crash ngewe. hara hepfo Wahambwira se cyangwa kama nimero tukaza kuvugana nkazaza kubisura. ndaguha nimero noneho wowe nuza kunsura nzakuyobora. Okay. Gira phone yanjye ndabona uracyakoresha gutusha? Ntago ari gatushe. Baby iyi ni Tekino ntago ari gutushe nkuko bivuze phone yanjye kandi nuko mfite phone irenze nuko mba nayisize ku muriro. Naringize ngo mwashigajwe inyuma n'amateka. Umusore w'umusirimu nkanjye ndabona afite smart nkandi icyerekezo. Nanjye nari nangaye. Nari bimpa nimero yawe ndaza kukuvugisha nshyitse mu rugo. Subu ndamenya kuyikoresha ra. Nyine phone yanjye nayisize ku muriro ningereho ndaza kubona message call yawe. Okay. Gira umunsi mwiza. Nawe. Wamubera nyine twasoje kuvugana kuri phone. Yambwiye iwabo byose numvishe nanahazi dizi. Igose Uyu munsi ndajya kumusura mutunguye mujyanira impano. Ubu nicyo kintu napakiye mu ibag. nyerebe Kubireba nta kibazo. Kenda kagezweho. Kajipo kakaminimani. Shamanu uzi gutegura mwana uzi gutegura dore mwana dore ndakubomboye sha ndakubomboye ndetse yaninyatse mwana muyigushyire kugira ngo ahite gukunda kwira nyine gushidukiremo wumve nyine Icyo nanga n'amagambo yawe rero zigishyura. hasa koko ngira amagambo Sha ashyushye cyane. urimo urandika message se Ngo tugende. sha ndabizi nyine n'ubundi Nerekeza n'ubundi wowe. Ibyo wamubwiye cyageze sinabimenye. Tugende nta kibazo. umukobwa agira amagambo n'ubwo uvuga ngo ngira amagambo. Yego baby. Uyuse ujya wigira ikibazo. 10 ni myinshi. Aho 5. Sawa. Nese sheri urugendo rwagenze neza. So yewe nkimara kumva ko umeze neza. Ubu nibwo naba natsitaye. Mana yanjye. Nakubwira ko ameze neza ntabwo nakubwira ko natsitaye. None kandi ubimbwiye ahubwo mbwira byagenze Oya, bite. shiri urugendo rwagenze neza. Nta kibazo. Gusa nishimye tu. Aha nta nubwo wangoye kukurangira mu rugo wagira ngo wari uhazi. Turakuze ntago ari nasoza cyane. Nturebe ubu bwanwa ngo ugire ngo oya. Njyewe ubwenye mfite bunyemera gufata umutwe vuba vuba. Aho kuduha ikintu cyantunguye. Aha hose ni wanyu. Aha hose. Twarakize twageze. Gusa nyine twabishimiye muri ibi bipangu by'abameri. Ako se ko numvise so n'umuntu boy. Abo sebo ni bande. Nimwinjire hanakinguye. Shiri batangiye kutugoya nabo. Si shiri boy. Si kugize ubwoba. Yerewe Imeze kwese. Ese kufite isoni. Uyu ni umukozi wacu mu rugo wambwiraga. Salama bro. Uyu ni umukozi wo mu rugo imeze kado. Amakuru se sha. Sino nawe simita kadogoma. Ese ko ntazi cyuri cyo. Abakozi bo mu mujyi wajya abakozi Mwumva bro. wajya batuzi umuco. Ukabwira icyo ndicyo. ni mukuru wanjye Nose ko ari mukuru wawe. Ukabwira icyo ndicyo. Soma mubwije ukuri. Ni papa wawe umukozi wo mu rugo n'iki? Njyewe mwincana. Ubu ntacyo kuvuga. bro none suri iki cyumuti So. Oya bro mwicaye tuganira bro. Nta kuntu wamwirukana bakakwishyura bishaka. Oya bika twumvikanye. Si byose kwize kwisanda mu rugo niba ndakeka kwisanda mu rugo. Waje kwenda miki? Uyu ni shiri wanjye. yala yakeba bro sinabikubwiye ibi system byiza mani bafite abandi ku ruhande je nabikubwiye je nabikwibwiriye. So niba mwaje muri ndetse kubizi. Ahubwo niba shiri oya uretse kwicara.
babanze ukanyikundira ariko ubundi mwana wawe wose uretse wicara mubwira umva se ukansuzuguza mu kadogo mazi umva bro twumvikana tukatwubahana kunyita akadogo ntabwo ari byiza kubahana ese ubuno nankumbuje kumva akazi ukora iki so noneho kumenya akazi nko ntabwo ari ngombwa kuko niba twisanze muri uru rugo urumva ese ko wumiwe ibintu mwana ibintu ujyana nabikubwiye cyagiye turimo tuganira bro ibintu mberuka kera tukiri abana mwese kamanze mubaza ko waje utaneguye nze nakubwiye ko nzaza ngutungure nakuzaniye n'impano neze sheri impano ntabwo nari buzizane nabanje kuguteguza mani yaje ntako nari mbivuze ntabwo nigeze mbivuga ko no yari nziza shaka nawe dupfa amagambo yawe ese mwana ko ntigeze mvuga ko yari ijipo kamaguruke kankwerekeze waje karenze nganiye n'uyu musheri uzanye impano mu kabanga thank you neze sheri ibyo bintu wabinkora gende sinafite ibintu mu kabaganya ntabwo nagira amafaranga mu mufuka gende nyine ubundi iki cyerekana icyo bwanira ibimaze mu mukino mva bro ntabwo asubwa ibyo bintu bibaho niyo sara gusiga mwana wawe nyine ahangaha dusiga twenyine ahangaha ahubwo uyu nguyu natahe noneho mwana we noneho twebwe dusigare ahangaha umva bro ntabwo nagenda nakubwiye wambwiye ngo uri garafuri wawe sibyo ko kubera garafuri wawe ntabwo uvuze kuza kumuteretera rero numva waguze kunshanuka utamenya ngasiga gushose ibaze bana ibaze ariko watashye bro cyangwa ushaka gukubitwa gani kuramo seti gende nuko nyine mwana amafaranga akora icyo amafaranga akora mwana amafaranga aje ubukene buri mu kamwana ikiranga nese sheri nawe uba waneje imbeba guteze nese iyo wifata kiriya gihugu cyiza imyese nanagihamagaye nta nubwo dukundana nese ko mbona mwari romantike ya cyane namaganizaga biraho ese mwana ko mwanyibagiwe gihe ntacyo kunywa kihari ngo mbe munyihere mbe ninkwe ntabwo tuvuye mu rugo nkuguriye uriye uhazi ese njyewe ndasigarana nawe uceceka turaguha ijambo sheri uyu mwana sinakubwiye gafite ikibazo mu mutwe gikomeye cyane twamujyanye ndera atoroka ibitaro icyo kigaje ni ukumujyana gerezayo natoroka bazamurasa ibyo bintu ntimuzabimukorere niba muzi neza ko ari ikigoryi umuntu abana n'ikigoryi akakimenya nyine akabyakira no baby amafaranga ahantu ageze aho ku isi hose haroro bose uriya mwazaganira ari kuza afite ubufaranga mu mufuka butanashinga agiye afite ikibaga cyuzuye amafaranga umva bro bya bijumba bya wazaniye wa mukobwa waretse nkaba nireberaho kimwe nkaba nirira mwana k'inzara igiyiciye mwana ntangiye kwanyura uyu mwana rero sinakubwiye si icyo aza afite ikijumba n'undi munsi muhita amaboko mugende